ndagenda uki sheri ndagenda ndakwinginze pe mbabarira umvire mu buzima rwose niba nibyo wantanzeho byose pe uri kubyicuza wenda ubwire nzabikwishyura oya ariko njye ntabwo ndi kukwishyuza gusa nagira ngo mubwire ko njye mfite uburyo bwose bushoboka kugira ngo utazajya kure Rwanda utari rwiyambitse ni amahoro mukobwa ma ntabwo mbwiyambitse pe urinde ubwira umugore wanjye ngo yiyahure cyangwa kwica nta soni niko shaka gusa uko umukobwa wanjye yajyaga ambwira ko abaye mu bucaka nkagira ngo arabeshya rwose nimumbabarire n'ukuri ntabwo nari namenye ko nyine ari mwebwe ahubwo se muranywa iki turanywa iki kamwe basi hano aratinyuka Peter yiyita se wakubyaye ngewe muzihe nigeze mpura nawe ngewe uriya muvuno metore niba namwita impongo niba namwita isha nkabona arakariyumanganyije nkabona nyine sinzi ibintu byabo uri kumva ntabwo ajya kugikandagiza ajya abanza cekinge neza basi aretse kunyita umusazi koko wambabariye ubu ngubu naraje gushaka nawubutse urabona nawe nasaze noneho nkaza nkagusariraho kandi burya yagiye bavuga n'umusazi arasara akagwa ku ijambo nyine naguye ku nkunda ariko ntabwo wakambwiye ngo ndi umusazi urumva ariko woroshye uranyita ese ubundi mu buzima bwawe hari inshuti z'abagore ugira umuntu w'umubyeyi atwite ngo mbona umusazi ubu se nagiye nyine hari inshuti z'ababyeyi ugira wari wafata akanya byibura se igihe kuri wiruka nkakumenya ngo wirukanse kuri bene wirukanse kuri nne wirukanse kuri kirisi uva kuri kirisi ugiye kuri yakugiye kuri kandi si ubwo buzima uhoramo ntabwo abandi bagore baje gushaka bamera bityo ntabwo baba basama umuntu yashaka umubyeyi nk'uwo mwana wawe ubwo azakora ikintu nawe umwirukankaho umubyeyi arirengagiza akumva ikintu akabanza agashishoza mbere yo kuvuga ntabwo ahita ahubuka wovuze ibintu kanaka kuba bivuze akoze ibihe kosa yasigirije se yavuze ko hari iki kintu wakoze sibyo nakubwiye urarakaye gusa ugiye guhita ufata mu ijosi umubyeyi udashobora kwikontorora uzakontorora umwana uteze niba udashobora kusetinga wowe ubwawe uvuga ati inshingano z'umugore neza no gukubura n'iki cyumweru urimo cyo gukora ntabwo ari nk'inkoni bagukubise ushobora gutunganya ikintu ushobora gukora ikintu runaka uraho gusa wirukanka ku miyaga ni amafaranga akoshye ariko reka amaze kukubwira sibyo hari igihe amafaranga ahindura umuntu iyo atakugize umusaza kugira umunyabwenge ariko n'ubundi biba yakunda kuvuga ngo umuntu wese utunze amafaranga aba umunyabwenge ariko rero iyo utabaye umunyabwenge nk'uko babivuga amajorite kunyara aragusaza cyangwa se ukamera nk'abandi bavuga ati icyo dukeneye ni ikimumpindurira umugore gusa ntashaka kubaka bizamunanira ushobora gusanga rero nawe wakohereje ariko yakubwira iki nkeneye igenda twebwe turashaka ikimuhindura umugore gusa yari umukobwa ahinduka umugore niba bashaka bazarwana niko bigenda akenshi iyo ababyeyi bakubwira ati ntugiye gushakana akana cyangwa se ukabanza kugisha inama cyangwa se ukabona warananiranye bakabona umuntu kuko hatari yakumenya ndavuga ati mugire vuba vuba kuko tubwirukanze ashaka ikimuhindura umugore gusa asigaye ntashaka ko yazagaruka none se ya gahunda irangiye umuhungu wanjye yamenye ko hari imbaraga twashyizemo reka habe na gatoya nta kintu abiziho rwose reka da ariko rero ntacyo ko yari wowe wadutangiye se yaradutangira natwe turazamuka niko bimeze ibyo ubwo rero iriya gahunda yo gukomeza yego ndabyumva ni ukubikora gahoro gahoro n'ubundi nayo ndakeka ko izagenda neza ariko nta n'ikibazo nta kibazo gihari kandi abishyizemo nta kibazo ariko nyine no kwitonda kugira ngo tubimuhishe nawe ubwo atazabimenya
yaba twabimuhisha tutabimuhisha uriya wowe wagira ngo afite ikintu gipima umutima sinamenya kikareba ibintu birimo ariko badafite ijisho banza kureba gutya agahita apima icyo umuntu ari gutekereza uko byagenda kose ariko tuzabimuhisha urumva hari cyose none se afite no kubibona tukahita tumubwira ngo ntabwo tubizi byose ni ibiki niko bimeze uko byagenda kose siko nta muntu umeze nk'Imana umuntu amenya bikeya ibindi n'Imana imenya byose niyo mpamvu rero tugomba kubijyana neza ku buryo nawe azashiduka byabaye naho yashiduka byabaye byararangiye aka ni akazi ndakubwiye none ariko ibikomeye byari biriya bino byo nta n'icyo bivuze ibi ntacyo bivuze nta n'imbaraga nyinshi zo kubishyiramo aka ni akantu toto cyane biriya byo rero nibyo bikomeye ariko nabyo bizoroha ntacyo gusa no kubikora mu ibanga rikomeye nyine kugira ngo umuhungu wawe nawe atazabyinjiramo akavumbura ibintu hakiri kare ariko bivumbuye byararangiye umuntu yarageze iyo ajya ntacyo byaba urabona ndi umwana ra ntabwo uri umwana urakuze ubu se njya kukubwira ngo dukinane iyo diro nari naniwe kuba namubwira ngo dufatanye abimfashemo ko yabishakira n'abantu bakomeye bo mu rwego rwo hejuru bakamfasha uri no kundeba iki ese nkubwiye nabi cyangwa bavuga ibigoranye imihoro ikarakara ngaho byimba wenda ndebe ko nagukuramo nk'igihumbi mbese wakimvanamo gute kuko nabyimbye wenda umere nk'akawunga kariya ka nimero ya mbere ushobora kubyimba ikagabura nk'abantu bangahe none se kuba urandaka kuba ko mvuze ukuri se ese ubundi uba wumva umuntu wo kurenganya koko ukuntu ushanze wineganitse ku murenzi wafashe mu mushinga urera kandi nanjye igihe kizagera ukamfata sicyo bivuze igihe kizagera nanjye ukamfata byose abashaka ko mukunda mu by'ukuri bizi wajya wakwibona nanjye ndagukunda ahubwo sinzi impamvu ujarajara ubu uri mu bantu mu bintu by'amagwa gusa muza mu bibazo ndetse muza ubu si ibibazo byose ugira n'igihe mbiguteza ariko ubu ngubu mbaye umugore wo ukaba umugabo ukinjira ugasanga umugore ari kwinaganyika hejuru y'umurinzi sibyo ko biriya bintu yavuze wanasanga yakaraze intuze sibyo ko ngiye kubikurikirana nabyo nkabanza nkamenya ni ukuri kwima akoze sheri ibihe akububeshya ngo njye nawe ngiye kumusoma cyane kandi nambwe ko mbere yuko usohoka ari wamwamburaga kandi kuko buri gihe asaga yambaye wowe utekereje urumva ko ibyo bintu nabikora mu by'ukuri basi wagiye nta kinini nawe ngiye kubikurikirana ninsanga atari byo nyine nta kibazo ariko ngiye gutangira mpera ku ijambo rya mbere impirukana bwa mbere nkubwira ngo nsohokera mu rugo oya sheri urumva mubwire pe basi nyine reka nyine wenda kuzabiha umwanya ibyo nyine n'ubundi byararangiye neza ikibazo cy'ikisi ko nta byabaye nese sheri basi urashaka nyine kongera kunyirukana ibyo ushaka nta n'umwe ngo nta byabaye ni ikiyengere nta kibazo ariko n'umwanya rero ndumva twaganiriye hagumwa mu burenganzira nkagenda kugenda byo nta n'ikibazo kuko ibyo tuganiriye birahagije imipangu dupanze niyongeye ariko nk'abantu hatagize n'umuntu yaba n'inyoni yaba n'icyo urumva imenya ko biriya bintu byo kwa Kristo twari tubyihishe inyuma niko bimeze urumva niko bimeze mukecuru ugaceceka ukaryumaho umva njye nawe ndabyumva urumva neza ndabyumva rwose niko bimeze usibye iyi ntebe ibyumvishije nta kindi nuko utamenya ikiri inyuma y'intebe nta kintu kiro narebye ariko hubura hari inyuma hano y'intebe narebye nta hirya narebye nta kandi nahoze ndeba nta imva nta kindi uribuka cya gitekerezo cy'umwami ngo wari ufite ibitwi binini ngo aravuga abwira umushatsi nuramo kubivuze nzakwica ngo yaragendaga akajya mu ntuza agacukura umwobo bagashyiramo umwami afite ibitwi binini umwami afite ibitwi binini kubera ko umuntu wabaga wamuriye akibwira usibye ko muri rwa mwobo hanezemo urubingo rukajya rwigira gutya niyo mpamvu urubingo rugira gutya buriya narwo ruba ruri mu kubara inkuru uramenye rero muja mwiza
nuko bimeze numva nta jambo na rimwe ryancika oya rwose ni uguceceka yego nuko nyine nk'umuntu w'umugabo ukagira ibanga kandi umuntu w'umugabo n'ugira ibanga kandi ndabashimiye ko muzi gutegura reka ngende nkomeze akazi kanjye twajya mu kazi ubundi gahunda ni ukomeze gupanga neza ubundi bizacamo nta kibazo ntari nuko ngaho uramukunze sawa namubonye Sheri ko muri gutongana muje mutongana ubundi habaye iki nabarekuye ahubwo si ko muri gutongana habaye iki mbaye nkinjira hano hari ahantu nari mvuye mpita nsanga Bella n'umurinzi bishane mba barwanaga mba bagira gute ntabwo mbizi baje babanza barantubura barankaraga baje bagaruka muri mode ariko ubwo nanjye ngiye kubigaho musanze ngo njye ntabwo mbyumva nase barwanaga Bella yari yafashe mu mashinga umurinzi ku mwana y'u Rwanda erega Sheri nuko nukuri kose njya mbibabwira ntimubyumve ubundi Bella agira amafuti yiwe ni nk'ay'ingurube nako wenda reka tubyihorere ni na byiza ubwo namwe mwatangiye kubyibona noneho amaso ku maso atari byo mwabwira ababuze akazi bamanye batangiye urumva batangiye umurinzi ambwira ngo Bella aragiye kumusoma noneho bigeze aho barabicurika nawe mpita nibuka yuko hari igihe nageze kwirukana Bella nsanga umurinzi urya mushati atwaye mu nkino amakoti bishambagurira ndamubwira ati cyangwa umurinzi aravuga ati nibyo yarabikoraga ndavuga noneho bose bajya inyuma y'igipangu umurinzi ahita avuga ngo hoya ngo yabeshyaga urumva sinabibabwiraga se ubundi ngo nayibukeba nese urashaka guhamya ko neza ari byo wenda reka ndeke kubyinjiramo nyine urashaka guhamya ko neza ari byo warababonye njyewe narababonye ariko narabibabwiraga ntimubyemere wabonye bari kugira ute bari gusomana iyo jambo uvuze warisubiramo neza nta ushize amazi asimva mubwire Kirima amafaranga yose naguhaye ejo bundi 200,000 ubu koko urumva hari ikintu ndi kugaruzamo koko ngiki amafaranga naguhaye ubu ndi gutekereza ubu nkabona nari ikintu nanjye ubwanjye ndi kubona ndi kwinjizamo ubwanjye Sajo ufite amafaranga ikibazo ni iki ya gahunda nari nakubwiye urabona nyine muri ino minsi akazi karabuze rero hari business ndi gutekereza kuba nafungura nyine nkakora ubwo niyo mpamvu warayamwe nta nubwo nanayakoresheje ibintu byinshi usibye ko hari utubazo nabanje gukemura none ikeneye kukwa kane kugira ngo mpite nongera kuri ayo nsigaranye mpite mfungura ka business kuri aho ibintu bijyanye n'imirimo nyine byarahagaze Shikiri ntabwo ngewe ikibazo cy'amafaranga ntabwo aricyo kibazo mfite ahubwo ikibazo mbona hari igihe nayaguha nkabona nzagira igihombo kirenze kihese nta gihombo nyine hano ukuntu ngiye nabipanze ni nko kuguza banki wenda reka mbifate gutyo usibye ko uri sheri wanjye urumva rero amafaranga sibyo ngewe nzajya nkora noneho nyabika kuri konti gisa nkaho ndi kukuverisa nyine ariko nkishyura nyine gake gake nizere ko uwo mushinga rero nzajya mbonamo amafaranga yanjye kuko ndi kubona ibyawe kugenda uhindagurika byanshanze ese kutangiye gucika intege hakiri kare ese ubundi tugiye kubana ejo bundi mukorwa nta kibazo reka ugira n'umugore se uzajya umbarira ni uko ndusha amafaranga oya ariko tugomba kujera amafaranga ntabwo ari ngombwa kuyatanga kuyajugunya uko umuntu yiboneye ko umuntu aba yamuvunnye rero wihangayika wigira ikibazo nanjye amafaranga ngiye kuyashaka nk'uyataye ubundi nazajya aboneka nzajya nkwishyura gake gake Keza uribuka duhura kuri gate amagambo twavuganye ndayibuka bose ko nakubwiye yuko uzakibera mu rugo rw'umuhungu wanjye uzajya usimbuka ukaza ukambwira niko byagenze ahubwo waragiye ubibwira Bella ubibwira Lucky kandi rero nakubwiye ko ibibanga byanjye nawe nyine mukecuru ni ikosa nakoze pe mugomba nyine no kumbabarira ariko impamvu narikoze ntabwo narikoze ndi gukemura ikindi kibazo kimeze gitetse
nyine biriya bintu byari byateje impaka mu rugo nyine byose byagiye ku mutwe wa Lucky naho nyine mpitamo kuvugisha ukuri byibuze bigerageza kuva kuri Lucky nubwo byangiyeho bwose nyine ari njyewe dore ari gukambana nta kibazo ariko byavuye kuri mukuru wanjye niyo mpamvu nyine nabisize hanze ariko nta yindi mpamvu si uko byananiye kubibika ahubwo nagiraga ngo ndi muri icyo kibazo. aha ibana yabyushe numva birantunguye ndabasabura keza n'ibyo umukobwa wo kubibanga akahita ajya kubivuga nyine nk'uko ndi kubibabwira njyewe narisize hanze atari uko kuribika mu mutima wanjye byananiye atari n'uburemere bwabyo wenda ngo ku buryo nyine bishobora kunanira ahubwo ateka mbivuge nagiraga ngo nkore Lucky mu makuru. urayikoreye? ndayikoreye ariko nta n'ibirenze nyine ni Bella wenyine uri kuza nyine anzanaho amagambo menshi cyane ariko buriya Bella jya umwihorera urumva jya umwihorera ururimi rwishwa n'urundi urumva neza yakubwira ujye umwihorera umubyimbane sibyo azajya areba hari igihe azajya areba asanga arimo gukora ubusa rwose abyihoreye kwirwa gutaho igihe urumva jya uceceka n'ibinaba ngombwa ujundika n'amazi mu kanwa muri nabyo baravuga ngo nyir'ikirimi kibi yagize ati umugani se uzi wawuciye ntabwo nkubajije wawuciye narindi kugira ngo wuzuze. ntawe uzi ntawe uzi ntari mu ishuri ntawe uzi ntawe uzi urumva se wabamenya ari wowe uri werekejeho baravuga ngo nyir'ikirimi kibi yatanze umurozi gupfa kumva neza gusa ntabwo wari utashye ariko mabuja uri kubona nari gusohoka hano nkagusiga se buriya wabonaga ndi bugusiga iyo banyirukana buriya wowe wari busigare dore ahantu uzi ko ntari nzi kurinjije ibigeze aho ngaho uriyifata ariko mani ndetse wari unshyizeho dosiye aho ubereye injiji uyishyizemo iyo dosiye ndetse wumvaga bibwagende bite hakuriye ikigo ry'imana ukamubwira mabuja ntarenze kurinjije ibigeze ni ukuntu uhagaze ureshya nk'ipoto ariko mbese nyine mu mutwe ari empty wowe kwegera isi niyo mpamvu uza ufata abantu bagusumba of course ibigusumba buryo biba bigusumba reka ndetse iyo wowe urifashe ngo uzi ngo uri kunshyiraho dosiye ahubwo uyishyize hari wowe ese wabarwanaga n'iki mu by'ukuri umva nkubwire mabuja umujinya untera uzatuma nkora n'icyo ntadatekereje gukora n'icyo utatekereje gukora kandi uzabibona kuko ntabwo agomba kujya kwifata ukajya kwitanga erega n'akazi njye nakareka wakareka utakaretse se ngo utahe nakareka kandi nkagusiga mu mazi abiri cyangwa tugasohokana niyo avuga ngo mwese nimujyane buriya nakareka nkagenda nkashaka kandi wakavana se ko wagenda ukaba inzereza hanze kujya uri guhunga umeze nka rohoni bafungura n'ibifungo gutya narabyiboneye barimo banafungura amufungura ibifunga bifungura n'ikoti ayikuramo arishyira hano ku rutugu rwa Bella barakomeza ariko narabibabwiraga ngo ceceka nta kintu nakubwiye uvuga gaceceka nyine kandi n'umurinzi w'ubwe urumva ageze kumwe ngo nzamuhe umugore umwe navugisha ukuri yarabimbwiye igihe nyine ngo ari kuburaga ariko ntabwo nari nzi ko byafashe iyo ntera umurinzi yahagaze ku maguru yiwe arabatinyuka arababwira ngo muzamuhe umugore umwe chimpanzi kari kuburaga kuko akunda no kunkinisha cyane ariko nyine wese ubwo mwe ntimubyumva hari icyo atarababwiye ntabwo ari wowe wamuzanye se ariko ubundi ntabwo ari wowe wamuzanye ahubwo wamuzanye ariyo misiyo wamuhaye muratangiye murampindutse naramuzanye ariko ibyo akora namwe mwaje kubona ko ari ingirakamaro nta kintu nase kari ingirakamaro kumbwira ngo nirengagije ukuntu yabakijije ese ubundi ntiyakijije mukecuru reka nkubaze nta kibazo wenda byaradukishije n'ibyo nese hari ntuza hari umuntu ubura akamaro ntawubaho ahubwo nyine wowe umuzana ndagira ngo umbwire wenda ngake nk'amagambo abiri niyihe misiyo wamuhaye
rero kuturindira umutekano akanirindira umutekano hanyuma se byo kwinjira mu bagore banyu byo bigenda bite? ibyo simbizi bafite ukuntu babyumvikanye ibyo rwose byo naba mbeshye nase ubundi wowe muhemba amafaranga gusa none muratekereza ari iki kintu namuhemba shefu none se nimba mwene wanyu muhemba utubizo n'ibiki byose ibyo uri kumbwira wowe muhemba iki amafaranga gusa hari abantu rero baba baramenyereye umwuga ariko ngira uwo mwuga ntabwo nigeze mwiga rwose muha amafaranga kuko ariyo twumvikanye ibyo bindi ntabimuhase mu bigenzura ntacyo nanjye kubikurikirana ako sinabwo umurinzi yaba yarabikoze akabyemera none se kiri ndaguha 500 nonaha cyangwa ndaguha 300 bihure na ya 200 naguhaye bihwane na 500 nyine njye numvaga cyagiraho nawe y'amayidesi sibyo noneho numvaga wampa isekisa kubera ko 100 bimwe nabikoresheje nyine ndi gukemura twa tubazo twari turi hano muri uru rugo hanyuma ibindi 100 mpita mbikodesha inzu sibyo ko nta kintu ndashyiramo ariko nayo ndi gupanga nshyiramo agakekero nyine ka make nyine ngatangira kuri sekisi ki wowe 700 yose nyine hamwe ka 700 hanyuma none uko ngenda nkora nkazajya mwishyura gake gake gusa urabona n'uwo mushinga uri kuvuga ku munwa gusa ni wawe utangira gusa ubwo niki cyanyizeza ko ayo mafaranga nzayabona ko nyine ntabwo ndatangira ariko urumva kuba narakodesheje inzu byonyine yo gukoreramo n'ubwo wenda ntacyo gukoreramo kirajyamo urumva nari nabitangiye ndumva rwose naguha 300 pe ntabwo ndi kukubeshya wowe nushaka uze kuza tuzamuke se hano ruguru se nyine gukodesha se wanayikodesha rega waravuze nkabona sinzi gusa ubwo ngubwo ntabwo nakwizera rwose ariko wihanganira guha 300 ubwo ntabwo ikibazo n'amafaranga nakayaguhaye ariko ndi kubona uri kunyaka amafaranga ibikorwa nabyo wabikoze nk'uyikorera ibintu ko ari inyungu zacu ko kandi nkwijeje ko amafaranga nzagenda mwishyura wabikoze nk'uyikorera ukaba amafaranga kuyafite mbizi biba bigoye rwose pe umuntu aba yafite ariko guhita urekura amafaranga gutyo uzi n'umuntu ugiye kuyaha nawe ubwe uri kubona biri kumucanga mu mutwe njye ndi kubona rega nta gahunda ufite ubwawe asekera ntabwo nakubwiye ko ikibazo cyose utajya uhura nacyo uzajya uza ukabanza ukangisha inama bakabivuganaho mwarabimbwiye ariko nyine rwose simwumvise impamvu se nyine n'iriya mpamvu yatumye mbivuga rero ntuga ugira ikibazo ujye usimbuka uzumbwire twicara hasi tujye inama urumva turebe ukuntu ibintu twabikora niba byazamuka cyangwa byamanuka harega burya bishyize hamwe nta kibananira niko bimeze nyine nakoze ikosa ryo guhubuka mpita nyine mbivuga ntabanje kuza kubabaza ariko iryo kosa ntabwo rizongera ukuntu ababaye nyine mwarababaye ndabyumva biranababaje kwizera umuntu ukamubitsa ibanga wajya kumva ukumva riri hanze nyine ntabwo byabura kubabaza umuntu ukuntu avuze kuri injajwa byose nyine nta kintu mutanyita kuko nyine nakoze ikosa ariko impamvu narikoze nakemuraga ikindi kibazo nk'uko nabibabwiye uko ikosa ryakosoje ibindi ariko nyine nizere ko mwambabaza nta n'izirenze ariko burya rero niyo mpamvu mubwira ko abantu bishyize hamwe ari babiri bagomba kumvikana bakajya inama bakabyumvira mwese ubwo ngubwo njyana nabyibajijeho ariko ubwo noneho kubera ko unsobanuriye numvise ko nta kibazo ahubwo buriya iyo uza kuba waraje tukabijyaho inama kare kose ndumva mba ntaragombye wenda kuvuga amagambo rinjaje kugira umunwa iyo mba ntabwo mba narabivuze mu bintu ntabura rwose ni akazi k'uburinzi ntabwo wabura akazi k'umurinzi wajya kurinda nde narinda n'akabari warinda n'akabari akabari se akabari utabonye isoko akazi wabigenza ntabwo nakabura ako ngako mpamvu ndakubwira ukuri ko ntakabura ariko wowe ntabwo nubwo wabona undi mugabo uretse kugenda ukaba indaya ariko wowe ubuze umugabo
hari fotokopi y'umugabo ibaho se uko nasaza ariko abagabo baba barahanze bashaka umuntu uko bangana bari aha hanze ariko abagabo ntabwo bajya bahwana bangwa iki baba batandukanye rwose urabyumva neza ariko akazi k'uburinzi iteka ryose waharinda umuhanda wahagenda ukarinda ugashaka ntabwo wabura umuntu urinda ndabizi neza ko wifuza yuko mpanga ariko nta n'ibyo uzabona uri kumva neza ariko nta n'ibyo nkwifuriza ntabyo uzabona ngo hajya ngo njye nawe turimo turahangana akumva ushobora kuzajya rero kwivamo ugahita utaha uri kumva ntacyo bintwaye uzi ngo urimo urashyira bera mu kaga mu bintu bitagize ibyo bintwaye ni ugutaha ariko ntagusize amahoro mabuja kuki se ikintu cyose kibaye tuvuga ngo ariko uribuka cyagiye ugiye gutaha bakwirukanye neza byarangiye ukaza urimo urandirira ngo ni wewe ugomba gutuma nguma ahangaha urabyibuka niba wari ufite se aho uri kujya kuki nimba wari ufite aho wajya kuki noneho utigeze ariko ngo bakwirukane ugenda ujye gukora aho ngaho ahubwo ahangaha inkoko zazimaje kubyimbisha agatuza imiceri myiza uba wumva utata ibiryo byaho ariko buriya wareka inkoko akarya agaca ntabwo yabaho ntabwo yaba umuntu nyine ngaho zasoko ujya kurya ubwo buca hanze uri kumva ubona nyine utata inkoko zo kwa Lionel Rich hanyuma wowe urarwanira iki njyewe nawe sohoka ubundi uzisige ndebe ko yebyemera uzanze ko nubatse njyewe ahangaha hanjye nahashinze nk'iki se nateye icumu njyewe se nawe warariteye umva nkubwire mabuja ushaka kugenda isaha n'isaha uribeshya cyane akagambane kose urimo uribeshya cyane ntabwo nzagenda tuzanyirukana waranshatse wowe ntabwo nagushaka abagushatse baragushatse ariko nabo nizeye ko badafite amahoro ariko namwe muransitsa n'ukuri ashobora kubyemera wenda agira arebe uburyo mubyitwaramo ako kanya agira na nyine abone n'ahera akomeza ibintu byiwe cyangwa byabo uko byagenda kose rero ibintu nibiramuka ari byo bya nyabyo turi kumvikana ngiye kubyinjiramo uko bateye intambwe ariko ikintu cyose kizaba muri uru rugo cyose niwe wazabukihisha kandi reka mbanza nkubwire si wazanye umurinzi nakumira ubwoko kise umurinzi ari kuri misiyo yawe ubwo sicyo bishatse kuvuga ariko kuri misiyo yanjye gute kandi nawe mwaramwakiriye nta kibazo yaba pera yaba n'umurinzi yaba nawe mwese muzabyishyura ushobora no gusanga n'inda zitabareza cyangwa se nawe uzatwara inda atari iyanjye kuko nimba asomana kandi agasomana none se ubu yagiye gusomana arabikubwira ngo ngiye gusomana cyangwa iki gihe ari busomane mu munota n'isegonda wari ubizi afungura ibifunguro ureba ugira ute ubanasanga n'amavidewo uyafite barayafashe kubera ko yari ikintu misi yayo nta kibazo sibyo reka turebe kubigira impaka sibyo wowe yaba wowe yaba bere yaba umurinzi mwese si muri hano se nta muntu n'umwe kuko reka maze nkwereka umurinzi niwe wamuzanye uragihakana se waramuzi cyane wamuzanye waramuzanye yagiye gusomana ububizi iyo rupu bajya gusomana wenda nubwo baba biteguye babivuganye babivugana uhari ku buryo bihita bihuza no kuri kubibona ukabareka bakanakomeza ukavuga ati byanga bikora kubibwira umugabo wowe se urumva abantu wowe nta kintu no gutekerezamo reka tubireke ese mbabazi mwebwe mubabonye ubundi mwabikora he njyewe nababonye neza nubwo ngubwo sibye ko nasanze yamuniza undi agafura kari hejuru agenda ajugunye agarura nubwo ngubwo bakimara kubimbwira ko ari byari binararwaye bajya inyuma y'intuza hanyuma se barahagiye reka tubyihore asije kubera icyo uri kuvuga ngo nta gahunda afite yega ndi kubona ari kugaragaraho nawe ubwawe uri kurya indimi mbo rero ngiye ukuntu nari nabitekereje navuze ati wenda reka bisaba amafaranga menshi pe ndabizi ariko ntagenda nkakora depo y'imifuka ya sima nkabariyo mba ncuruza noneho bikagenda biza nkajya mvanga n'udutiyo n'imisumari wenda bimwe na bimwe byawe ukaziyo ntacyo uzi nkajya mbigurisha kuri makeya bikagenda biza gake gake nuko ni nabitekereje none si ubwo ngubwo umufuka wa sima amafaranga ugura umwe ukuntu umufuka wa sima uhenda koko n'amafaranga wanyatse uri kubera ko byanavamo uri kubona gahunda zawe uri gupanga ari gahunda zifite nyine gake gake ni rwo rugendo nta mwana uvuka agahita yuzura ibyo ngibyo urabizi gusa rero niyo mpamvu ndi kukubwira ngo natangirira kuri ayo makeya hanyuma nkagenda nzamuka umva rero Chris ndi kubona ibintu bicanze sibyo umva ngiye kukugira inama kandi ntabwo ari ya kigore pe inama nakugira ni iyi ngiyi
ni uko wabanza ugakemura ibibazo ufite mu rugo rwawe soso mukabanza mugatandukana hanyuma amafaranga ngakurekura amafaranga nzi neza ko umugore atari no kukujarajara gutesha umutwe herekana nakubwira ngo nkeneye iki n'iki ayo mafaranga ukayakuramo ugasanga urahombye niyo mpamvu rero nta mugore ufite soso yaragiye wabasha gupanga gahunda zawe neza ayo mafaranga nkajya nayaguha wowe ubanza ukoresha ayo ngayo naguhaye 200 andi nzayaguha wabaje gutandukana na soso wumva iyo nama atariyo rwose abakiri nyine muri nk'abagabo urumva avuze ngo ugiye kungira inama ngo y'abagabo itari iy'abagore rero keza reka nkubwire narabyumvishe ngewe birambabaza injyana na kure ariko ndakubwiye sinzi kugira nawe ikiganiro ugenda ubivuga sibyo kuko so ntabwo rikusoza irindi ndabyumva nakoze ikosa rikomeye ariko nukumbabarira kukubabarira yego nakubabarira ariko sinabwo nzahora nkubabarira hari naho nzakuzitura birumvikana kandi ni na ngombwa ariko ntabwo nakongera kuba injajwa nk'uko nari nabaye injajwa mbere bongeye kuba injajwa njye gushaka inkoni nyibika nzayiguhonda maze nkubwire nzagukubita ntuzajya no kubara inkuru njyewe mba nkubwira kandi reka mbanza nkubwira njyewe mba nkubwira nkakubwira kugira ngo umenye n'ubwenge kandi umenye uko bitwara muri bariya bagore ahubwo sinzi impamvu ugenda ukicara hasi ugasa nk'aho bakudaha amagambo ntabwo nzabyongera mukecuru reba ibyo byose bigombye kubyikora ku mutwe wawe ntabwo ari wakagombye kubyikora ku mutwe wawe urumva niyo mpamvu nabyikoreye nuko nabikuye nyine kuri raki nabimukuyeho bihita binjyaho ndetse abimukura agahora ko akurusha kubishyira ku mutwe wawe akurusha umutwe ntabwo murusha umutwe ariko iyo mukuru wanjye ahangayitse nanjye ndahangayika kumurenza yagombaga kubyikorera urumva yarangiza igihe anashaka akabishyira ku rutugu ibyo biramureba urumva ariko wagombye kubyishyira ku mutwe nanjye bingeraho bitavuga ngo urujajwa ahubwo ubwiyo uba waraje muri iyi minsi uzi ukuntu mba nari ifite n'umujinya mba nanahise nkucinya nyine umujinya ntabwo wabura kuko nk'uko nabibabwiye ndi kubibabwira kenshi nakoze ikosa rikomeye ahubwo nyine ndacyabisabira imbabazi na n'ubu ese buriya ko mbona wiyenza buri munsi niyenza wansanze ku kazi nihagarariye ubaza uniga unigira iki nakurikira guhumara bwawe wajya umenya ubwenge ugakura mu mutwe wakora kwirwa uhobagira ariko buriya umuntu w'ikimara urumva wenda ari umuntu wihagarariye ku kazi nuza muniga buriya ikimara nyacyo ni iki hagaze ku kazi ariko se mabura hagaze utavuze ubwo mufite burutukureshye nka buriya nuko nkuba nka buriya uje kuniga urumva ukaninga nko kuri nkahita nkuzamuriramo nk'inkota mabuja ubwo wabuze izi inkota se ngiye wabuze mfite iki ubwo wazana ibiganza byombi ukaniga umuntu ufite tuzabigerageze se turebe nibyo ushaka niba uzifite uzazizana nyirende tuzabigerageze ariko gabanya ubugome mabuja gabanya ubugome gerageza se ubugome oya arega umva wakitonda ku bantu nawe nyine ubona bagukunda wacisha make wakumvikana n'abantu bashaka yuko mwumvikana ariko simba guhera kuri Keza kuri Raki kuri wowe uretse umugabo wanjye wenyine mwese mukaba munyanga urugo rwose rukwanga subwo wajya kwirwa gusugo na basumuntu mwiza urwo ngendeye ku kimurwa munoteza bigeze aho ngaho erega gisuzuma impamvu abantu bakwanga nisuzuma se yiki none se Raki kuki atari we duteraniraho atari we Keza ateraniraho ukuzi ko waje ari umukozi erega Raki impamvu uri umukozi we araguhemba ugomba nyine gukora ibituma guhemba waje kuri misiyo yanjye ushaka nyine ngo naye ugomba nyine gukora igituma ashoboka nyine cyatuma asohoka Keza ari muri umunawe Keza ntabwo yishimiye yuko tubana mu Raki aba ari kubana n'umugore umugabo yamushoretseho ntabwo abyishimiye nka murumuna we urumva mwese nyine mufite nyine facts zishobora gutuma nyine mundwanya ariko nyine ntacyo muzangira kumva Raki nawe ntiyankunda afite ishyari yuko wenda nyine naje umugabo nyine yanshatse babana nyine tubana mu nzu turi abagore babiri urumva se ikintu ubundi cyatuma musundi mumunda ni iki ntabwo rwose inda zabariza kuko byanga bikundi nimba umurinzi waramuzanye uzika ari n'umurinzi akaba ari n'umuhehesi ubizi neza bayakuzana uwo muntu ushobora ku kazi kose
numva ngo akazi kose yari yagafitiye konta nawe ntangara ariko amafaranga umuhembo urayazi ariko mureke mbanze mbabazi ubundi umuhembo amafaranga ubundi yikikwana njyewe ibyo nari mbizi yuko ari umuhehesi ni uvuga ibyo wagiye kuzana umukozi umuzi yanga ko ufite umuntu wamukurangiye siko bimeze hanyuma se mwebwe mujya kuzana umva vera mwamubizi ko ari oya indaya se ubwo biretse uyu mwanya ngiye gutekereza neza inkomoko y'uriya murinzi akora iki yavuye he we mwahuye gute byagenze gute kugira ngo mumenyane ubu ngubu do umva akazi kose ngiye kugahagarika mbanza ninjire ku bintu nabo bakoranaga bose nta kibazo wowe gusa ugomba kumbwira nimba iriya ari iyanjye cyangwa se nimba atari iyanjye aba ari njyewe bibabwira se cyane none se wowe wazanye umuntu utende reka njye nshobora kuba ntera ibishyimbo ibigori byaratewe kera byarameze none se byose bitirirwa rimwe hanyuma se mwebwe nta kibazo muravuze ngo nta ndamutera oya ninshaka simba nyite cyangwa simba nyite none se umuntu ashaka kubyara abandi 8 bose ugasanga nta n'umwe cyangwa se umwe we n'uwa mbere abandi bose sabe ibyo se nagashya muri iyi si ntabwo byuzuye oya urabyemera ko byuzuye njyewe ngiye kubanza ndebe murinzi yakoranaga nande mbere yuko aza hano turikumvikana yakoraga iki ese ateye ute wowe wamuterese ute mwakoranaga iki na mbere hose ko byagira ukuntu nimba aramuzi ko mumpangira wari umuzi noneho nimba nawe ubwawe ubyemera ko basomanye bivuze kugira ngo umenye yuko bari gusomana ubireba afungura ibifungo urangwa uri kureba ntusakuze ntugire ute uraho gusa uvuga turaza kubimbwira bivuze ngo ni umupango wari wapanze nimba ko kubyumbwira ariko se mureke mbabazi oya buretse nimba wowe byumbwiye yuko bera n'umurinzi basomanye uhari wirebera n'amaso agafungura ibifungo gashyira ikote ku rutugu bivuze ko kari agatego kawe kuko uriya n'umukozi wawe ubu ngubu nari namuhemba si umuhemba mureke nanjye mbabaze ntazi nyine nibyo inama uri kungira n'iy'abantu b'abagabo none se kiriya hari ikibazo ndi gutekereza kandi nkumva binanacanze ubwanjye ko wambwiye ngo wamaze kwishyura inzu 200,000 wayakodeshejemo byagenze gute ngiye ndumva biri kuncana rwose reka ndeke kukwirarira sibyo nuko nashakaga ndabona kuba nicaye gutya nta kintu ndi gukora nta n'akazi mfite birambangamiye cyatumye nkubwira kuriya kwawe kubeshya kandi mbabarira nashakaga nyine amafaranga ngo mpite nshaka icyo gukora sinjye nirwana na soso hano kuko arasiteresa arambangamira hanyuma ngiye nzajya mbona icyo gukora nyine nigendere nicyo cyari gitumye nkubwira ati nta mafaranga cyangwa nkubwira ngo nakodesheje inzu ntabwo nayishyura ubwo bivuze ko utari wakodesha inzu none se ayo mafaranga 200 uracyayabitse cyangwa wayapangiye indi mushinga ijana ryo nari ndimo ndikemurisha ibibazo nari mfite muri iyi minsi nari nabikubwiye noneho nsigaranye ibindi kuri murancanga ubwa mbere wambwiye ngo 100,000 yukodesheje inzu ngo ibindi si ugumbwira ibiki ko oya ndabigusobanurira ariko naragusemba bazi ndabigusobanuriye mu kanya ndakubwira ngo nari narayishyuye ariko impamvu nakubwiye ko nayishyuye cyangwa nakubwiye ko nakodesheje inzu nagira ngo nyine umpe ibyo 500 hanyuma nshaka igihugu cyo gukora umva kiri rwose mubwize n'ukuri uri inshuti yanjye ntabwo nakwemera ko uhomba pe kuko uramutse uhombye utabatandukanye na soso cyangwa mu kibana yazaguseka sibyo 500 nta kintu byakumarira 500 urebye imifuka irimo ya sima nirengeje 46 cyangwa 42 none se wabishyize ku mutwe wawe urabyikoreraga mbese ko wabyikorera ubu none bimeze bite nyine ubu ngubu barari kuza ntonganya mbwira ibintu byinshi ariko ntacyo bintwaye akubwira ibintu by'iki nyine antonganya nyine namwe murabyumva icyo turi gupfa uzagera umubwire ngo ugenda neza urumva ariko njyewe ni uko mbagira inama ntimubyumva kandi njyewe rero muri iyi minsi ariko urabona mu rugo biri kugenda neza urugo ruri kugenda neza nta kibazo umuhungu wanjye se ameze ate umuhungu wanjye nawe arabona nta kibazo afite nta kintu bari abagore barimo kumushyiraho nibo barimo kwihatanira gusa nta kayi bari kumushyiraho oya ntako rwose bameranye neza ahubwo iyo amaze kugenda nibwo umuriro waka umuriro nyine ntabwo ucyaka cyane wenda nyine ubu ngubu biri kugabanuka biri kugabanuka ariko iyo agiye nibwo bikomera mbe ubu iyo ahari baraseka sibyo yamara kugenda rero buri wese akibyimbye
aya nabwo nyine kereka mbere wenda niho byagendaga gutyo ariko ubu ngubu ntabwo akigenda wenda ngo bisigarane intambara cyane. nta kibazo da ngo numva ari amena ntamena rwose ibintu ni amahoro. ariko buriya ibyiza buriya rero bariya abagore buriya agiye kunava buriya ari nka kera nabagira inama bagasekurana kandi uwarushinga imbaraga yajya yubaha uwundi. ese ubwo mwabagira inama yo kurwana? bagasekurana ni si imitsi y'umuhungu wanjye baba barenze bose. numva musigaye mubanga cyane mukecuru. kubera agasuzuguro bafite bakumvana imitsi bamara kumvana imitsi ubwo ngubwo nyine havamo uzajya yubaha undi. Ubuseraki nta makosa umukorera kuki bataza akuniga? Ubuseraki nta makosa umukorera kuki bataza akuniga? Aniga ndi hari amagi ngemetse nimuzishwe ngo nuko ntwite shambo mwaramboneranye azibeshya nanunga n'urutoki no mwereke nuko uzamuzingazinga umva nkamukandagira nkongera nkamunyuka neza nkamuvaho yabaye ivu. Ariko icyambwira ahantu bose yagukuye yavanye hese umuntu ava hehe yavanye reka nkubwire mabuja nureba ko duhagararanye ahangaha n'uje unsanga ahangaha ubu nshatse n'ubu ngubu nabwira boss ko uje kongera kunyataka maze nkareba aho bihungira. Umva fata fano uhamagare kabi nta n'isoni. Boss se ko kari umuntu wanjye nubwo wabona hayinze nyine umva mabuja nyine yifata nyine umuhamagare umva icyo nakubwiye yewe nta kintu nzagutwara nta nubwo nzirwanirira ariko nzi neza umva k'ibyo bizamenyekana nta ruhare mbigizemo nakwatatse ntabwo tuzaza untuke umbwire nabi unigagure ariko umunsi umwe 40 izagera. Ni ibiki bizamenyekana? Ubuse nk'ubu akubonye uhagararanye nanjye akabona dutindanye nk'uyu mwanya yavuga kuri mu biki ngavuga yuko arugiye gufata okay umusanze ahonde ubuse ahubwo ngufatiye ahangaha ku ngufu ubu bandenganye cyangwa bakurenganye nagusanze mu cyumba cyawe se bigerageze nyine mwereke wayi waretse kuba inzererezi nk'imyuka mibi ukaguma mu nzu yawe ni inzererezi gukurusha mba nihagarariye ku kazi ubu ngubu ni ihohoterwa ubu nkorera ntabwo mba nisokeye ukantangira kandi nakuje kongera kuntangira nigendeye ngiye ngutangira ngaho genda sohoka genda urebe ko ngutangira urambwa ni ingendo uranjyana uza aho ngiye wenda ntiwabura n'ibikunigira aho hanze nkagira amahirwe ukava mu nzira nta buhari bigizemo. Wavuga iki seramutse binize hari icyo none se nyine kuba wiyenza imyiyenzo yawe ubishaka iki ariko mabuje wabaye nk'abandi bagore bose ugatuza winsakuza ntabwo nyigisha ko kuba uwo ngomba kuba ukumva neza aratangura twite ukiyenza ku bantu ugira gute ubuse nakoreka nkwihorera siko bimeze nyine nake nanjye mbasi hanyuma wenda nimba uwo mukozi munshinja yuko namuzanye ngafite ngibiki n'ibiki nibyo by'ubuhehesi ubundi mwe mujya kuzana ni gute ubundi umuntu yakora ibintu bitamurimo cyangwa adasanzwe akora ahubwo mwaragiye murararana namwe mutoragura indaya murangije muzana yarabaye umwuga wenda barahuza bose ari abanyamwuga nawe uriyo ntabwo ndinda ahubwo mwanze ahubwo siko ntangiye kubura n'ibimenyetso uribuka tujya kuvuga ngo tuzabyara inyuma y'umwaka oya nushaka useke ntuseke njye ntabwo ndi guseka mwana ndetse ndi guseka uribuka tuvuga ngo tuzabyara inyuma y'umwaka ninde wazanye igitekerezo si wowe ariko nimwe byaturutsemo ngo turakennye oya iyo uvuga ngo twari dukennye banza wemere ko igitekerezo ari wakizana bivuze ahubwo wowe cyangwa bikundisha gusanga umurinzi afitanye agatsiko n'abandi bantu bakorana ntazi nta inama ngiye gutangira kumenya turikumvikana ugasanga warateganyaga ko muzakomeza kuryamana ukaba watwara inda ukazabyara ngiye nkahita mbara amezi kuko inda ya mbere umuntu arayibara ukamenya igihe inda yinjiriye ukamenya n'igihe uzabyarira bikaza guhusha none njyewe gasi ntabwo numva uburyo umurinzi umukozi wawe yaje akaza agafata umugore mugenzi wawe ngo nuko ari mukeba wawe mukeba bakamwambura bagasomana ureba umurinzi ari wamuzanye ntumwirukane warangiza uwo ntuza uwo mukeba wawe uwo kumva kuza kumurega gusa bivuze ngo nimba umurinzi utaramwirukanye kandi ari wamuzanye ukabona yatinyitse umugore w'umugabo wawe ibyo byari kosa ryatumaga umurinzi ashobora kwirukana nimba utaramwirukanye umurinzi rero ukaza gutegereza kurega mbere bivuze ko ibyo bintu wari wabipanze ariko muri kwirengagiza ko mwanyimagije iyo bihakana wagombaga kwirukana umurinzi mbere na mbere njye nimba nsangira umugore n'umurinzi ubizi neza ni ikosa ryagomba kwirukana umurinzi kandi ari wamuzanye numva ngo ugomba no kumwirukana njye ntubimbwire kwambwa ati yakoze ikosa runaka ndamwirukana ukajya wanasobanura iryo kosa nimba utaramwirukanye rero wari umutego wawe
biri guhakana rero ntabwo ari umutego wanjye, ntabwo ibyo bintu nabyemera. Umva. Ntabwo nakemera ibintu ntakoze. iyo kiri bubijyaho impaka njyewe mu kumenya mfite n'ubwenge bwanjye mfite mu gufata kabiri gukuba kabiri ukambwira ko ari kane. Rero we niba ufite ubwenge buri hejuru y'ubwanjye ngumana ibyawe nanjye ngumana ibyanjye. urumva rero imifuka 42 nta n'umufuka n'umwe urimo wakungukamo pe, hari n'ibihumbi 10 unabara ntabyavamo. Sinaba uri gupfusha amafaranga gusa koko. Umva Jo, ibintu uri kuvuga ni ibintu by'abantu bafite ubwenge kandi basobanutse, sibyo? Rwose aho ubundi igihe reka mubaze amafaranga ufite wayakuye ku myaka. Kiri ibyo byihorere, icya mbere ni mu mutwe sibyo? Udafite mu mutwe ntacyo wabwiraho, urumva? Ahubwo umva ikintu nakubwira, ubu ndumva wagira wabanza ugatandukana n'uriya mugore ngo ni soso, sibyo? Mwamara gutandukana noneho nanjye nkagira amafaranga mumeneramo, nashyamo na miliyoni 5 kugira ngo ubashe kugira icyo wigezaho. Gusa urumva muri 500 koko byakugeza kuki? Nyine urani ngiye impamvu nari nabivuze bitewe n'ubushobozi bwanjye nari mfite. Oya rwose ntabwo biriya bintu n'umushinga wapanze, ntabwo uriya mushinga wo gupanga ukiruka, ni ukubanza kugenda gakeya kandi ufite amafaranga ahagije. Biriya bintu bigira amafaranga ariko wagenzemo nabi nyine waseba. Ubwo rero aho kugira ngo nemere wowe uhombe ntabwo nabyemera, sibyo? Gerageza ushaka ukuntu wakemura cya kibazo ufite nyine, hanyuma umuntu agukemurire nawe ikibazo cyawe kandi kirumvikana. Ngiye kubitunganya sibyo? Bana vuba nyine dutandukanye gusoza. Tumara gutandukana ibyo tuzahita dupanga ka bizinesi cyo tugashyira hariya, ubundi turangiza na ya mezi azaba ageze bite tuba. Aho ubundi 200,000 waba uri guhomba pe, waba uri gupfusha amafaranga ubusa, wakarebye n'ikindi kintu wayakoza ku buryo wagira icyo ugeraho. Gusa ubwo ngubwo watangiza 200,000 muragushyamo 500 ukabura hombye, nta kintu na kimwe n'ukungukamo. Gusa ubwo byaba bimaze iki koko? Ntacyo, ibyo ngibyo turaza kubireba tugumye tuganire. Ikindi urumva ko nyine ibitekerezo byawe birubaka kabisa. Kiri mukore akazi ubu nibwo kagezweho. Ese ke ariko amakuru mashya ngo rakaratwite. Haki ntabwo mbizi neza niba twite. Ariko ugira ibyo umbwira n'ibyo nkinga. Ariko njye nta n'ikintu nyego, none se reka maze nkubwire. Ubu kuri kumpisha gutyo kandi ari wowe wabanje kubibwira Raki ko atwite. So wabanje kubimubwira mbere. Ariko nurabimpakaniye, sibyo? Nyine niyo mpamvu ntabibemerera neza, nyine kwakora ko atarajya kwa muganga ngo mbimenye neza, niyo mpamvu nyine nanze kubibabwira. Mwese wamupimishije iki kureba kugira ngo amenye ko atwite? Jewe se nyine ngiye nkiba mu rugo, nyine najyaga numva mama avuga ko umugore utwite aciragura, kandi nyine nibyo Raki yari arimo akora. Arimo guciragura? Ni ukuhita umubwira ko atwite? Njye nari ndi gukemanga, ntabwo nari ndi kubimwemeza. Ariko ubwo rero njyewe amakuru mfite ni uko ari wabimuhanuriye mbere kandi akaba ari byo. Nyine niko bimeze. Si urumva hari ikibazo kirimo, ariko njye ugomba kubimbwira cyangwa se ukavuga uti nabonye bimeze gutya na gutya, nanjye mvuga gutya na gutya, wenda nanjye nkaba namuhamagara cyangwa nkitara akajisho, ariko njyewe mbizi neza ko atwite. Nyine njyewe ntabwo impamvu nari nanze kubibabwira, ntabwo arajya kwa muganga ngo menye neza niba inkuru ari impamo. Ariko muganga niwe upima abatwite gusa, nta n'ubwo wanabipima ngo unabireba ntubirebesha amaso, ariko igituma umuntu atanabizi utaranabyara. Ariko njye mba mbizi. Ahubwo ubwo wakabaye ubona afite n'ikibazo kigera gutyo ukaba wanampamagara nkazanye njye nkabaza nkamwipimira. Nyine nta kibazo, nyine mumbabarire kuba nari mbibahishe. Ngaho genda. Ariko muko urumenye ufunga umunwa wawe, urumva? Yego ndabyumva, ntabwo nzabyongera. Ngaho haguruka kugenda uva ugenda ubatashye. Yego Genda muri uwo muriro w'iwanyu yongeye. Wampurura se undeba iki? Uritwaza inda ukumva mbese
wabazwe nuko ntwite ntabwo ari ubanza wari warabuze urubyaro banza ari zisora ziba ari ibihuhe cyangwa ziba ari amazi gusa cyangwa burara ke nawe wasanga ari ingumba mwese mukaba mwarangirishye ariko ndatwite ubabwire umuri sibyo pe ndabizi ngira amafuti menshi ngiye bera sibyo ndabizi nanjye mbyiziho ariko reka nkubwire uyu mwana wa Lionel ntwite ninda Lionel kumva uyu mwana agomba kuzajya ahora ndengera igihe cyose uri kumva neza azandengera mpaka igihe umva bizabarira mu mutwe umva mbese nyine ariko reka nkubaze nta buriya Raki atwite atwite azayitwara mu muyaga azayivana hehe twite nuko mbona ufite amaso ariko utareba ukagira amatwi cyakoze nyine akabura muri ndabizi nyine Raki atwite sibyo ndabyumva nyine nanjye bishobora kumbana ibibazo tu ariko ntacyo nubwo byambana ibibazo ntacyo ariko ninjye nabanje kwibera umva yaba mfite amazuru yawe ahumurirwa akagombye kuba uhumurirwa ariko wakubwira ntiwakumva wakwereka ntiwabona waguhumuriza ntiwahumurirwa ariko reka nze nkwihorere yaba wari ubizi kandi yaba wamenyaga wa mugani wa babandi ubwo se ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga ko sensi zanjye zose eshanu nta nimwe ikora ntacyo nakubwira ariko amaso yawe uramutse ahumutse yabona n'amatwi yawe ushatse ko yumva yakumva yewe n'aya mazuru mabuja ayo mazuru yawe ushatse ko ahumurirwa yahumurirwa ariko ntacyo mubwiye wowe genda ukomeze mu bizunga byawe uhumirize cyangwa iminsi yo izakwereka ko amaso yawe abona naho ndekera ngaho igendere niba wari uje kuntuka bityo tubanutse birahagije harya witwa Ganza nitwa Ganza ariko ngo uba muri timu ngo ayo mashinari niko numva hanze ngo babyita ngo ahantu ngo bikomeye ngo barabohereza ikibazo mukagikora mu nzira bimaze kumenyekana abantu benshi bamaze kumenya ya timu yitwa timu Nosiripu buriya dukora 24 kuri 28 birumvikana ubu ngubu ko mfite imbwa inzererera mu rugo isigaye mu ntara waza nayo ukayigurira mu nzira urumva akazi dukore kandi tuba turi stand by ni ukuvuga ngo ikibangamiye umutekano cyose niko kazi kacu rero umuntu waduhuje yampaye amakuru ko ushobora kubuzanye na John Uriya urinde wanjye umurinzi w'iwawe rero sinzi nimba muzanye cyangwa se nyine akaba yantuburiye John ndamuzi cyane John ndamuzi kandi nta nubwo ari n'ibyavuga rwose hashize igihe John muzi hanyuma se ko mfite amakuru ko kugira ngo yinjire mu rugo rwanjye harimo umugore wabigeze muri ariko umwe mu bagore banjye aya makuru abo yaziho John Uriya muzi igihe kinini kandi ntekereza ko ibyo byose no umudamu wawe uvuga baziranye ni Raki ibyo ari byo byose none se uko twabivuganye urumva amakuru mpaye ni uruwa nyawe urumva ya mpamvu nangujishije ngo banze ndubwire uwo mudamu ninde ariko hari ikibazo cyawe kubaza nta kibazo mbaza rwose ubundi wamenye ikintu John cyamuzanye mwarira rw'urwaye kuvugira akamuha akazi akemera no kumwishyura kandi nanjye ubwanyu mwishyura amakuru ndawe yafiteho amakuru ndayafite cyane ko nubwo dukora ibintu by'umutekano ariko n'ubundi bisaba ko dukora umutekano ahantu twamenya n'amakuru uriya John buriya baziranye na Raki igihe kinini ni yari umukozi wanjye n'ubu turakora n'isaha bari stand by baramuhamagaye yaza agakora akazi ariko icy'ingenzi cyane nubwo banagiye gukorana ntanabishaka ntabwo nabikunze ariko tagetiwe na Raki bashaka gukura bera mu rugo iwabo urumva rero ibyo birumva iyo birangira urumva byari nka faze ariko wari faze ya mbere ubwo icyari gukurikiraho nawe uracyumva nawe wari kuba uri mu mazi abira nimba ushaka ko twamamariza kuri filimi zacu reba nomero kuri iyi filimi uduhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp tugukorera akazi kose. Inkunga rero tubasaba nk'abafana bacu, niba utarakanda subscribe dufashe n'ukuri uyikande kandi subscribe ikandwa rimwe
kimwe yuko hari n'abafite kuri telefone zabo hari abanditse sabone. Ni ukuri nimubikora muzaba mukoze cyane, ni inkunga yanyu ikomeye.